murakoze. Mwongeye kwirirwa nshuti bavandimwe mudukurikiye. Nk'ibisanzwe nitwa Matt Rollins. Nkuko maze igihe mbasezeranya rero uyu munsi nkaba nazanye umutumirwa. Twababwiye ko dufite igice cy'ubuhamya. Uyu munsi nazanye umutumirwa kugira ngo aduhe ubuhamya bw'ukuntu Imana na Yezu barakiza rero. We ni umuhamya wo kubihamya. Namubazaniye kugira ngo atubwire, nongera mbabwira bari amajyepfo, burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, abari hanze y'igihugu, tubasuhuje mu izina rya Kristo. Mukomeze kugira amahoro y'Imana, amafu, amafaranga ndetse n'amafunguro. Rero utarakoze kukazogera amanuke hasi, kora kazogera, mukore comment, like, sharing. Reka dutangirane n'uwo mubyeyi. Ni umubyeyi aragenda ababwira amazina ye n'inkomoko ye, hanyuma adukomeza duha ubuhamya. Mwakire. Murakoze. Nitwa Mutangampundu Dativa. Akanya nk'aka rero ngiye kubaha ubuhamya bw'ubuzima nanyuzemo. Nabayeho mu buzima bugoye kandi bunavunanye, kandi muri ubwo buzima nari ndiho bwangoye bikarishye, nta babyeyi mfite. Ariko mbere yaho gato nafashwe n'uburwayi ndi umunyeshuri mfite imyaka 11. Nari isave. Ubwo nyuma yo ku ishuri twaje tuje mu biruhuko, mama arapfa. Apfuye kuko yarasize umwana muto, sinigeze nongera gusubirayo. Ubwo hanyuma ubwo muto ni musaza wanjye, imyaka 3. Ubwo rero ntabwo ku ishuri sinarisubiyemo, nabaye umubyeyi imburagihe. Ubwo bari basigaye ari abana 2, bose bankurikiraga, mbana n'abaho ngaho. Noneho ngira ikibazo cyo kurwara mu nda. Yari ahari, ariko mu gihe gitoya nawe ntitwongera kubana. Noneho ubwo muri uko twabaga twenyine tudagira uwo turi kumwe nawe, kandi nkaba narahoraga ndwaye inshuro nyinshi. Uburwayi bukaba budasobanutse, nkajya mu mavuriro akamfasha, nkajya kuri centre de santé bakampa imiti, bikanga ejo nkongera nkasubirayo. Ngenda mfata imiti mu bihe bitandukanye kandi itagira icyo imfasha. Kwa muganga kuri centre de santé nta bizamini bakora bigaragaza ikibazo umuntu afite icyo ari cyo. Ubwo rero nakomeje kuhasiragira inshuro nyinshi, begezeho bampa transfert injyana ku bitaro. Ngeze ku bitaro naho barankurikirana nabo biranga, kubera ko nabo nta bikoresho, nta byuma byo kunshishamo bari bafite. Imyaka ni kera. Muri za 90
ubuvuzi bwari buhari ariko ni nk'uko n'ubu bimeze. none se twarivuzaga wagera i Ngarama ukajya i Kigali, usibye ko byari CHK ari prive. ubu ngubu ticyamodiyateri irakora, ariko mbere wishyuraga ubwo rero narivuje nyine bakimara kunyohereza ku bitaro babinyoherejeho, naho baramfasha ku gipimo cy'ubushobozi bafite, biranga banyohereza i Kigali CHK. ubwo maje kugera CHK rero bahise bancisha muri endoscopy. Maje kunyuza muri endoscopy bati igifu cyarangiritse, ntabwo gifite, kandi bakambwira ko bagomba kumbaga. noneho bageze aho ngaho, nyuma yaho nibwo bambwiye bati se ufite umurwaza? Nta murwaza ngira. Bati kuki nta murwaza ufite? Ntaho namukura. Bati ababyeyi ntabo mfite. ubwo birangiye barambwira ngo bagiye kumpa imiti yo kuba imfasha nzagaruke nzanye umurwaza wo kundwaza kugira ngo bambage. nta nubwo yari akiriho, nawe yari. ubwo rero bamaje kumpa imiti ntashye, imiti kandi nabwo kuyibona bigoye, imiti ari ukujya kuyigurira. nuko ubwo imiti ndagenda ndanayigura, ndataha. maje gutaha, nyuma y'igihe nza gusubirayo, ariko nabwo ngenda nta murwaza mfite. ntacyo yamvuye, ndacyakomeza rwose nkuha amakuru meza, nawe ugira aho uva naho ujya. imiti ndayinywa pe, kuko nubwo banyandikiraga imiti ikomeye, ariko nageragezaga uburyo bwo kuyibona. nta muti nigeze mbura, ariko imiti nkayinywa ntigire ikimfasha. ubwo byari mu gifu. nyuma yaho ngo hazaho impyiko, nazo zirarwaye. noneho n'igifu byagezeho bongeye kuncisha mu cyuma, basanga ngo inkondo yarangije kwangirika. basanze rero inkondo imaze kwangirika, nibwo bambwiye, muganga ambwiye ngo rero ngo inkondo y'igifu ntabwo ijya ibagwa. narwaye igihe kinini, nta nubwo nanakubarira imyaka ngo nyibashe kuyigeraho. noneho rero ubwo nyuma yaho impyiko bamaze kubona ko n'impyiko zafashwe, nyuma y'igihe gitoya nanone barambwira ngo umwijima nawo warafashwe. uko bucya n'uko bwira niko nagendaga nongera, indwara zongera ziyongera cyane. inyama zose zirafatwa, ndetse hazamo na miyopiya y'amaso. noneho muganga arangiza kubona ko inyama nsigaranye nzima ari ibihaha. mu gihe gito cyane gikurikiyeho, noneho mfatwa n'amagufwa, urutirigongo ruramungwa. ubwo banyohereje i Kanombe. bati ni ukukubaga, kandi n'igifu cyabananiye kukibaga, nagumyaho. noneho ubwo bimaze gukomera, bati tugiye kukubaga. bankoreye ikizamini, bati reka da, ntabwo uyu muntu turi bumubage. nise ngo genda uzane umurwaza. biba nk'uko mbere nanone ku kibazo cy'igifu byangendekeye.
noneho rero yego ubwo rero muri icyo gihe nyine nagiye mbana imiryango yabona ububabare mfite ikagenda inyinyishuriraho ngo ntazagira uwo nteza ibibazo, kandi mu bubabare nari mfite ntawe naganyiraga ngo aragira icyo afasha, nta wanyishyuriraga iyo miti, yewe n'ibitaro narirwarizaga. Aho maze kunanirwa rero noneho numva ubuzima burandenze, noneho nibwo naje kubona ko ari urugamba, ariko ubwo nkimara kubona ko ndwaye indwara zitajya zihinyuka kandi imiti ntayibura, ubwo abantu rero nibwo buriya ngo wahiriye mu nzu ntadakubita imitwe, maze ubundi abantu bakaza bakabambera abambasaderi bo kumfasha gupfa, kuko nahise mbona ko aho ngeze ubu nabonye ko abambasaderi icyo gihe nari mfite bari abo kumfasha gupfa. Ubwo bakanjyana mu bapfumu ngo bagiye kumpa imiti ngo nkunde nkire, nkanywa amajerekani y'imiti. Reka da, ubwo mbere mwahereye mu bapfumu bahagana iyo bapfumu nzi ko hari amariji ewe buri wese yaravuga ati turakujyana, buri wese yanjyanaga aho ashaka, aho azi yanjyanagayo, ntaho ntageze. Rero nagiye njya ahantu henshi, banjyanaga ahantu henshi cyane hatandukanye. Ubwo rero muri uko kugenda muri ubwo buzima bwo gucurama muri abo bapfumu, imiti yaho maze kuyinywa ingeze aharindimuka nayo, kandi nayo ntacyo mbona imariye. hagati aho se ubwo mwajyaga mu bapfumu bakubwira ko ari byo warozwe, wajyagamo bakubwiye ko mu by'ukuri izo ndwara ugiye kwivuza mu bapfumu ziterwa n'iki, bakubwiraga gute? Uwakujyanaga muri make umwambasaderi we yazaga kwereka ko ari uburozi, ari amarozi, nta kindi. we ushinzwe gushaka abantu ajyana mu bapfumu? Yego. Ubwo rero banjyanye ahantu henshi hatandukanye, ariko hose ari ukujya kwihamba, nta mukiro uriyo. Ariko iyo ugenda utyo ntabwo uba ubona ko ugiye mu rupfu. Iyo ugize amahirwe yo kubona agashashe nibwo ubona urupfu wari urimo cyagiye. Ubwo rero imiti yo mu bapfumu narayinyoye, ndayinywa bye, ububuni nkabuhorana, naho ndangiza mbonye ko nta kavura. ubwo se mu bapfumu igihe wajyagayo wajyaga mu bapfumu ukamarayo igihe, bagendaga bakaguha imiti ukagaruka? Hari aho twararaga, byabaga ngombwa ko turarayo, bavuraga nijoro. tubwire wenda nk'inkuru imwe y'ahantu waraye mu bapfumu, ukuntu byagenze, inkuru yose y'ukuntu byagenze uri muri aho icyo gihe mu bapfumu. Urashaka kumva uko ihembe ryavugaga se? bigenda bitya. inkuru imwe ku mupfumu umwe runaka wenda ushobora kuba wiba. Abantu nageze mu munezero sinabyibuka neza, ariko bakora ku buryo butandukanye. Hari abakoreshaga ibyibo, hari abakoreshaga imihate n'amahembe, hari n'abo utamenyaga uburyo babikoramo, usibye ko wumvaga amajwi akuvugisha gusa, ariko ntumenye ibyo ari byo. Byabaga rero ari ku buryo butandukanye. Hari n'abakoreshaga inigi, ibyo byose mbega bari bafite uburyo butandukanye bwinshi bwo gukora. hari umuntu se
ubwo njyewe nshaka kumenya muri abo bapfumu wenda bakubwiraga ko urwaye iki. Umupfumu hari ukuntu yagiye kuguha imiti arakubwira ngo ndabona urwaye ibi, ndabona ari inyabindi wenda z'iwanyu zaguteye, ndabona ari iwanyu byaragenda, ndabona ari ababigutereje. Bakubwiraga ko urwaye iki icyo gihe? rwose ikintu bambwiraga bampamirizaga ko ari byo banterereje. Ndetse n'ababikoze bakaza bakavuga, ariko nubwo ibyo byavugwaga numvaga ko nshidikanya, ntabwo numvaga neza ukuntu umuntu yakwica umuntu byo kugeza ku myaka 26 umuntu ari umurambo yarakokotseho utuntu twose, nta kintu agifite, ntacyo mupfa, ntacyo wariye, nkumva bidashoboka. Ariko nyuma yaho nakomeje kuzahara cyane kugeza ubwo ndetse nagiye na Murago. Hazamo kanseri. Yego, Murago ni mu Bugande. Agace kitwa Murago. Yego. Nabwo ugiye kureba umupfumu? Oya, ni ivuriro risanzwe. Ahandi mavuriro yahatubwiye. Yego. Naho biranga. Baramfasha, bamfashije ku kigero cy'uko bashoboye, bikagaragara ko norohewemo mu gihe gito, nkongera nkazahara. Ubwo rero naraje mbona ko isi indangiriyeho. Ndavuga rero nditekerezaho, nta muvandimwe mfite ngo azajya akomeza kumpa amafaranga, nta mubyeyi mfite, ntawe nganyira, nta n'ukeneye kunyiteza. Ndabushodeka, nari nsigaye ngendera ku kibando, nuko ndaza njya kuri paruwasi. Ubwo uri umukobwa w'imyaka 26 ugendera ku kibando? Narayirwaye, iyo myaka narayirwaye yose ndayirangiza. 26 cyane. Noneho ubwo ndaza maje kumva nshengutse, ubwo dore ko ntari nkibasha no kujya mu misa abandi bagendaga ndeba. Hari umwana wambwiye waje arambwira ati wagiye ujya mu misa. Kubera ko ntabashaga kuhigeza, nageraga kuri paruwase ndaye mu nzira. Nuvuga kugira ngo hagere byagusabaga kuza nijoro? Ntago nazaga umunsi ngo ndare mpageze, kuko nta buzima nari nkifite bwo kwihuta. Kuva aho utuye uza kuri paruwasi harimo nk'intare ireshya gute kugira ngo abantu babashe kubyumva kumwe, niba hari hafi ahari kure? Rwose nta rugendo runini ruhari ku muntu aho navaga kugira ngo ngere kuri paruwasi. Umuntu muzima ugenda iminota 30 arahagenda, ariko nararaga mu nzira kugira ngo ngere. Ukahagenda iminsi 2? None ko ntari nkibasha kugenda. Nuko ubwo rero ndaza nza gushaka umusaserdoti, kuko muri ubwo mbere y'uko nza gushaka umusaserdoti hari ikimenyetso simusiga cyatumye mpaguruka nza gushaka umusaserdoti. Aho nabaga abo twabanaga barambwiraga ngo iyo twicaye muri saro ngo bajya kubona ngo bakabona umuriro urimo uraka uturutse hanze, uri mu ishusho ry'imbeba. Bakabona imbeba iraza mu nzu yaka umuriro, noneho ngo ikaza ku gikuta cy'inzu gutya mpaka igiye ikinjira ngo mu cyumba ndaramo. Byamara kumera gutyo nkarara ngongera mbabara ndibwa. Bibaye iminsi myinshi bagezeho barabimbwira. Ni ukuvuga ngo mbere barashidikanyaga bakagira ngo siyo? Yego. Rero bati narebye nabi? Yego. Hanyuma bagezeho bafata umwanzuro ko kubwira ko barabimbwira, ubundi bari baracecetse. Yego. Noneho ubwo bamajije kubimbwira nibwo mfashe ingamba zo kuza gushaka umusaserdoti ngo musangize ubuzima.
ubwo rero nibwo nakoze urugendo ndaza, majije kuza mpasanga umusaseridoti, dore ko naje ari umunsi wo kubonana, nuko ubwo ndamwegera rero, dore ko ntabashaga kwicara ku ntebe, ndamubwira musangiza ubuzima mbayemo. Noneho ndangije kumusangiza ubuzima ububabare mfite, nibwo namusabye nti rero padiri umfasha, unjyana ahantu basenga unjugunyeyo, kuko narangije kubona ko indwara ndwaye ari indwara za roho mbi. Padiri rero yaranteze amatwi neza, ampa n'igisubizo, arambwira ati ba wihanganyeho, nzabaza umupadiri ubishinzwe, hanyuma igisubizo azampa uzagaruka nkuhe igisubizo cy'ikigomba gukorwa. Nibwo nari nje kumusangiza ubuzima, ubundi nari naracecetse ntawe uzi ibyanjye, bambona ndwaye ngenda gutyo gusa, ariko yego. Nuko ubwo rero birangiye ndataha, ntabwo nageze mu rugo, ambirasi yankuye nzira, ndagenda njya ku bitaro meze nabi cyane, meze nabi. Ariko ngeze ku bitaro naho ntabwo narayeyo, baraye bangejeje i Kanombe. Maze kugera i Kanombe namazeyo ibyumweru bibiri, mu cyumweru cya gatatu bafata imyanzuro yo kunyohereza Roi Faisal. Aho ni nyuma y'uko uvuye ku kiliziya? Yego. Ubwo ngo bafashe imyanzuro simusiga yo kugira ngo bambage. Aho bakambaze uwagombaga kumbaga akora agisida, banyandikira imiti maje kuyandikirwa, ndamanuka ndataha. Yego. Ngeze inaha, ngeze mu isantere, nibwo nabonye abantu benshi cyane banyanyagiye. Ndavuga ntese umuntu wapfuye inaha akantanga gupfa ninde, kari njyewe wari umukandida wari witeguye. Nuko rero sinzi uwahise ambwira ngo nta muntu wapfuye, ngo habaye isengesho ryo gusabira abarwayi. Nakize ejo bundi ahangaha 2018 nibwo nakize. Njya mbwira abantu benshi ko navutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 2 2018. Utazabyakira azaza nsobanuza impamvu mbivuga, kuko itariki 5 impamvu nzivuga ko arizo mavuko yanjye, nibwo nabonye ubuzima mbibona, ku buryo nanabihamiriza n'undi. Nibwo nabonye ubuzima mbibona ku mugaragaro, ku buryo nakongera nkabisubiramo. Uti impamvu mu nda ya mama ntabwo mbizi, niba narayibayemo ntabwo ibyo mbizi, n'uburyo niba narayisohotsemo simbizi, ariko icyo nabonye mva mu rupfu njya mu buzima, sinavutse. Ubwo rero aho ngaho nari ndiho nkubwira ngo ukuntu nageze mu isantere nkabona abantu hari uruvunjanzoka ntazi icyabazinduye. Yego, nkasobanuza uwapfuye, bakambwira ko nta wapfuye ahubwo habaye isengesho ryo gusabira abarwayi. Iryo sengesho ryo gusabira abarwayi ryari ryabaye ubwa mbere muri paruwase yacu. Uko nakagiye kuganira na padiri musaba ko yanjyana mu isengesho akanjugunyaho bakazanshyingiraho ntibazampambe, ntabwo nigeze ngaruka gufata igisubizo. Nta n'icyo naje kumubaza, navuye kwa muganga nje nsanga isengesho ryabereye kuri paruwase yacu. Nuko rero ubwo birangiye ndataha, naragiye njya aho ririmo kubera. Nibwo nababwiye ariko kuko nahageze imvura igahita igwa,
narimyoje numva ndababaye nti abariye bariye ni naho ngewe ntinaje kwihumuriza aho baririye ndataha njya aho nari nsanzwe ncumbika ariko mfite randevu yo kuzasubira kwa muganga nyine ubwo rero ndataha njya mu rugo kuya randevu irongera iragera nsubira kwa muganga nyine mu gihe rero nasubiye kwa muganga nibwo nagarutse nabwo nje nsanga habaye isengesho rya kabiri irya mbere ryaragucitse irya mbere naraje mpageze nsanga ririmo gusa n'irisoza muri make wakereye ariho navugiye ngo naje kwihumuriza ubwo nagize ngo niho wavujwe oya iryo naje nsa n'usanga riri ku musozo noneho rero ndataha randevu nari mfite yo gusubira kwa muganga igeze ndongera nsubira kwa muganga mvuyeyo nabwo sinabazwe ngaruka nanone ntabazwe nongeye ngeze inaha kuri paruwase nsanga noneho umwiherero nyirizina utegura isengesho nibwo watangiye uwo munsi nabwo mvuye kwa muganga cyangwa baravuze uti kanjye ujye gusoza na padiri oya bari kuri sale de pastorali ariho barimo gukorera bateraniye ku muhanda ubwo rero ndagenda nanjye hasi mpacika ndagenda njyayo mbamo sinabashaga kwicara nta n'uwampaga intebe ngo nyicarire kugira ngo nicare byari ukumanukira ku kibando cyanjye nkakubita amavi hasi ubundi nkihirika abana benshi babonaga ukuntu njya kwicara baravugaga ngo ni rwipakurura ngo igiye kumena amabuye ahubwo se ninde wagenda nkanjye uwabasha kugenda nkanjye se ubu karinjye ugenda mukuri ninde wabasha kugenda nkanjye izo mbaraga yaba zivanye heza keretse ijuru ryamugobotse nk'uko ryamanutse rikaza kumpumuriza ubwo rero nari uwo munsi nyine naraje umwiherero ndawubamo majije kuwubamo ku munsi w'ubutayu bajya mu butayu ababasha kubujyamo naragiye negama ahantu hari ikigega nkajya mbwira nyagasani abandi barashoboye barimo baraguruka basimbuka bagiye mu butayu ngo mwihererane nanjye aho ndahangaha nkeneye amahoro aturuka iwawe nkeneye amahoro aguturutseho kuko nta kindi nkennye kitari amahoro ndegamye ku kigega abandi bajya mu butayu nanjye ndaho ndarebera aho ngaho abandi bavuye mu butayu biba ngombwa ko batanga ubuhamya bw'uko babayeho mu butayu ntacyo nari mfite cyo kuvuga kuko nari nararangije gushenguka n'icyo nabonaga ari icyiza cyahindukaga ikibi kuko nari nararangije kuba mu bwihebe noneho nkibuka ahantu nageze nkigumura ku Mana nigumuye ku Mana nahuye n'ububabare burandya noneho umuntu yajya ambwira ngo ninjye gusenga nkababwira ko Imana itabaho noneho ndanihanukira mvuga ijambo rikomeye ubu tuvugana no kurisubiramo bintera ikibazo kuko ubu intambwe ngezeho si yo gutinyuka kuvuga ibyo bintu ariko naritakumye ndavuga ngo iyo Mana muratu wayinyereka ngo nyitemaguremo ibice kuko abo tungana ikigero cyanjye yabahaye amahoro baratunze baratunganiwe ngewe yangororeye kugendera mu mbago ndigicibwa nuko ubwo ndaho ariko ntuje
icyo nasabye ari amahoro, nta gusaba imbabazi, dore ko no muri ayo mateka y'ubwo buzima mu bubabare nari mfite bitewe n'uburakari naragiranye n'umuntu bitewe n'amagambo yamusohokaga mu kanwa avuga. nuko rero ubwo murwara inzika, yego murwara inzika mbi bitewe n'amagambo yamusohotse mu kanwa yavugaga. Urugendo rwo kubabarira ni urugendo runini. Buriya umuntu arakubabaza kugira ngo muzongere gusubirana ni urugendo rukomeye, ariko no kubabarira no gusaba imbabazi ni iyindi ntambwe ikomeye idapfa kubonwa na buri umwe wese, kuko kubabarira ni ishuri rikomeye rinavunana, kuko ujya kubabarira ukibuka ibyo yagukoreye, ibyo yakuvukije. nuko rero ntago wapfa kumva ko kubabarira ntago ari ibyirukirwa, ni ikintu gikorerwa urugendo. ubwo rero nari ndiho nkubwira ukuntu nabayeho muri iryo sengesho nyine. ubwo rero ubutayu bwarasojwe, ubwo turaraho, baradusasiye, turaryamye. noneho ku wundi munsi ukurikiyeho, hari kuwa gatandatu, habayeho igikorwa cyo gutegwa amatwi. ubwo hari abashobora kuba utumva gutegwa amatwi icyo ari cyo, ni ugusangiza umuntu ubuzima ubayemo. nicyo bita ekute. ukicara umuntu akakuganiriza, yakugira n'inama n'icyo. yego. ubwo rero abandi barihuse kubera ko bari bafite imbaraga. rwose njyewe ahantu umuntu yagendaga iminota 5 nahagendaga amasaha 4. narakambakambye nk'aya masaha ye, nibwo nari ngeze aho barimo gutegera amatwi. uwo mwaka ni 2018. niwo twagezemo uwo nakiriyemo. nuko rero ubwo ndagenda bantega amatwi, mbasangiza ubuzima bwose nta kanyisobye. nuko rero bangira inama ngo ningende mbere ya byose nake penitensiya, nimara kwaka penitensiya njye guhabwa Yesu, kuko nifungiye guhabwa amasakaramentu. ndagenda ngira amahirwe abasaseridoti barimo batanga na penitensiya, uko bampa penitensiya, maje guhabwa penitensiya njya guhabwa Yesu. ubwo bisoje igitambo cya misa gihumuje, nibwo twahise dusubira muri iyo sare, nuko turatarama. umuntu utarabashaga kwinyagambura ngo nyeganyege, ntago nakubeshya, nagiye kumbona numvaga ko nakagejeje imbere y'urugi, niyo nagiye kukegeka, kandi abandi babyinaga ndeba, bidagaduraga ndeba, nonge ntangira gukoma mu mashyi. muri mu isengesho. yego. byari riyobowe n'abantu bo mu rugo rwa Roho Mutagatifu, bakorera bari mu by'Imana. nabo muri fraternité, n'abayobozi ba fraternité. yego. ubwo rero twarataramye, ntabwo nigeze menya igihe inkoni nayegekeye imbere y'urugi, ndatarama.
biremera. Noneho ubundi naravugaga nkavugira ahantu habi cyane. N'ubu mu mateka hari igitambaro cyabaga kiziritse mu mugongo, cyo nazirikaga mu nda kigahwanya mu mugongo. Naravugaga igufwa ry'umugongo rikajya ari injomba. Habaga rero harimo igitambaro cyo mu mutwe nahambiragamo kugira ngo rya gufwa aho ryarekaniye he kujya hakomeza rye gushita. Yego. Ubwo rero narataramye mu ijoro ryose. Bukeye ku wundi munsi w'isengesho nyirizina, habayeho igitaramo gusingiza Imana. ubwo aho ngaho wegetse akabando mwari mutaratangira isengesho? Byari nijoro. Byari mu gitaramo giteguye isengesho mu gitondo. Noneho ubwo birangiye ku wundi munsi ukurikiyeho rero nyirizina w'isengesho, bategura aho isengesho rigomba kubera. Noneho njyewe ndagenda njya gushakamo aho ndi bwicare nyine. Hari umubyeyi rero wari unzi neza, uwo mubyeyi ni Bibiyana rwose. Yaraje areba uko ndi, ni nawe muntu wari wanamenye kubera ko uburyo yamenyemo ubwo hari ahantu ntagiye ngera. Uwo mubyeyi nawe uburyo twamenyanye duhuriye mu bubabare, nawe arwaye nanjye ndwaye. Ubwo nabwo baturangiye ahantu ngo hari abantu basenga abantu bagakira. Aho ni mu rupfu nk'urundi. Amasengesho yose ntabwo ari ko ari ubuzima. Aho barasengaga ariko badasenga Imana se? Ntabwo mbizi. Nuko ubwo turagenda duhurirayo, niho twamenyanye umubyeyi rero. Ambonye aho ngaho rero niho yamenyeye akajya ananyitaho. Yaraje rero ubwo arambura igitenge cye hasi, nuko nicaraho. Igitambo cya misa rero gitangiye, ubwo cyaratangiye. Kimaze gutangira habaho gahunda yo kujya guhazwa. Noneho mbwira umuntu w'umugabo twari turi kumwe, ariko ntisinkeneye kujya guhabwa Yezu ngendera ku nkoni. Ndagenda nkukurura, ariko ndagera sindi bujye guhabwa Yezu mfite inkoni mu ntoki. Uwo mugabo uramuzi? Hariho abantu ntago muzi. Nuko ubwo rero ndagenda mufashe mu mukandara rwose, namukomeje. Turagenda ngeza imbere kuri aritari, imbere y'umusaseridoti ndahazwa, nongera ndakata nsubira mu mwanya wanjye. Igihe rero cya misa gisoje, hakurikiraho icyiciro cy'isengesho ryo gusabira abarwayi. Uko batambagiza isakaramentu, niho naje kubona imbaraga z'Imana ziranterura, zimvana mu mva narindimo. Uko bakomeza gutambagira, nibwo naje kumva ijwi rivuga ngo wowe wendaga kubagwa amagufwa y'umugongo, haguruka ngo ufashe ukuboko kandi ndagukijije. Ntabwo numvaga ibyo ari byo, kandi n'undi uwo ari we wese ntiyakumva ibyo ari byo usibye wenda nanjye. Nuko ndakomeza ndicarira, kuko abarwayi se si benshi, ntabwo nzi. Haba hari abarwayi benshi. Ijwi rirongera, wowe wendagwaga kubagwa amagufwa y'umugongo, haguruka ngo ufashe ukuboko kandi ndagukijije. Inshuro ya kabiri. Ijwi
ijwi ryawe waryumva gute mu matwi yawe cyangwa wumvaga ari umuntu nararyumvaga bwite nyirizina nk'umuntu nk'uko ndimo kuvuga gutya. Noneho inshuro ya gatatu rya jwi rirongera rivuga kwa kundi. Noneho narahindukiraga nkabura umuntu urimo kumbwira. Noneho ngezeho numva inyuma yanjye mu bitugu kuri iyo nshuro ya gatatu harasa n'ahari umuntu urimo kunsunika. Nuko nshinga amavi hasi ndagaganyuza ndikubanura. Noneho uko nikubanura nshaka ahantu mfata kugira ngo nzamukireho, ariko muri uko kugaganyuza nari nakomeje kwininira numva ko atari ngewe. Hari ikimenyetso nahawe ntago nakikubwira, icyo ni ikimenyetso cy'amateka y'ubuzima bwanjye, ntacyo nakubwira, ariko nahawe ikimenyetso cyo kwininira ndanakibona. Noneho biba ngombwa ko kwa kundi uko nakomejwe numva ya majwi ariko simenye ibyo ari byo. Iyo ngabire rero ifite uwo yazamutsemo mu barimo gutakamba, imuzamukamo arabivuga, n'abandi barabyumva baranabimenya, ariko njyaho narindi ntabyo narinzi. Nuko ndahaguruka ndemarara, umusaseridoti abangeza imbere atambagiza isakaramentu, ndetse njya no kurwanira nawe usitonswa ngo mwiyakire nyifate rwose. Arahagarara abyemera rwose, ndamwakira nanjye njigatira umwami wanjye ndanamukomeza kuko nawe yampagurukije abishaka. Kuvuga inkoni ntumbaze ngo zagiye he. Natashye nemaraye kujyana n'abandi cyane rwose. Muri uwo mwanya wiyumvise ugahagarara, ntago namenye uko nabigusobanurira rwose. Buriya ntago umuntu abona apfa akabona akira ntamenye ko bimugendekera. Ntago nakubwira ngo nakize ntago naribeshye, nzi ko nabonye mpagarara. Niba nta muti nanyoye ubwo ibyo ndabizi. za ndwara zose igifu, impyiko, hari naho ugeze kutubwira ibya kanseri ariko ntiwaduha inkuru yabyo. Nayo yari irimo nyine, nayo narayirwaye ariko byose Nyagasani yarabitsinze ndakira. Narakize rwose ntaha nemaraye. Ahangaha rero ubutumwa nabaha bwiza. Mbere y'ubutumwa abo twatahanye se, nageze mu rugo aho nabaga, kubera ko nta kintu najyaga mbasha kurya, nta kintu naryaga no kunywa. Nanywaga amazi, nabaga niswe ngo ndariye ni dodo cyangwa se ibirayi, potaje. Nageze mu rugo rero nsanga aho nabaga bamenye iyo nkuru yabagezeho. Ibyo ntacyo, batetse igitoki bashyiramo utuboga, bashyiramo udushyimbo, bashigisha n'umusururu. Nahingutse nka mu irembo nkaha, ati twabimenye ko wakize, natwe twashigisha umusururu ngaho ngwino wakira ubu. None se ari igikoma sinakinywaga, ari amata bari barayambujije, nta kintu nambana usibye amazi y'umugezi. Ubwo se naragiye agakombe k'umusururu barakampaye ndagasoma. Uko muri ubwo buzima nabaga hose najyaga nsinzira. Nageze mu rugo bampamaje kumpa uwo musururu mu gikombe nkusomye n'ibyo biryo ndiyeho. Nuko birangira mfashe ya mbere njya mu buriri. Nasinziriye iminsi 3 narayisinzire yose nticura. Icyangaruyemo
nagarutse gushimira kuri kiliziya ku munsi wa 4 ariko narasinziraga ku buryo nta n'uwirirwaga ambwira ngo ye baba kuko imyaka nari maze ntasinzira ntaryamaga ntehe waryama uribwa abantu rero icyo cyane abantu bajya mu bapfumu abantu batizera Imana ikintu navuga rero ku birebana n'abajya mu bapfumu nibashaka bagarukiraho kuko ujya mu bapfumu bakakurya utwawe bakatukumaraho bakakubeshya ko barimo kukuvura reka mvuge ko roho mbi ivura indi roho mbi sinshidikanya kubivuga kuko ibyo mvuga mbizi roho mbi ivura indi roho mbi ariko roho mbi agusizemo ikazaza kukumunga byimbitse kurusha ubwo rero hagati aha umuntu ujya mu bapfumu ntacyo ajya gukurayo usibye kujya kwishakiraho ikirago kuko nubwo akubwira ngo arakuvuye n'imbaraga n'ububasha akoresha bwa roho mbi ifite imbaraga zirengeje roho mbi ikurimo irabwitse muri wowe irimo irakumunga none se ubukize bw'ubwo ubwo rero hagati aho ngaho umuntu urimo gupfa kabiri nk'amakara ajya mu bapfumu nashaka agarukiraho nanjye ubwanjye n'abagiyemo ntacyo nungutse bakurya ibyawe ubuzima ntububone ubwo igihe nagasiragiriye niruka ntacyo nungutse ujya mu bapfumu rero baramubeshya bakamurya uturutwe bakatumumaraho ahubwo bakaza kumusigira nk'ubu ushobora kujya mu bapfumu ukagenda bakaguha ibintu byo kujya gutaba mu rugo rwawe utabye iki utabye imandwa zizaza kugira gute gusigara zicenca umuryango icyaba cyiza rero ubu ni uko twasezerera icyitwa gakondo ubupfumu tukabuhunga twivuye inyuma kuko budukurura budusubiza muri gakondo tutagikeneye gukorera bukwigisha kubandwa no guterekera kandi ubivuze iyo turimo si iyo guterekera si iyo kubandwa none se ubwo twaba turi mu buhe buzima dukomeje kugenda gutyo tuyoba kandi urumuri rwaraje Yezu yaje kudukiza ntitubishaka dukomeze tuyobe uwumva yakumva akumva ko ubuzima azabusanga ku Mana kwa Nyabingi n'umuyoboka n'uwayobora nuza kukonona no gukomeza kumunga ndetse no gutsemba icyitwa ikiremwa muntu kuko nta buzima atanga kuko nawe ntabwo afite ubuzima butanga Imana iyo nyiri ubuzima none se umupfumu yaguha ubuzima adafite uragenda akaguha ako gahu k'inyamaswa yapfuye nari ndimo kuvuga ku buzima bwa gipfumu n'ubw'umuntu warimo tubwira uti umuntu aguha agaho inyamaswa yapfuye inyamaswa yarapfuye iri hariya yarumye yaraboze inyo zivaho irumira ashanguka iregamye bakagukeberaho agako ngo kajyane ngaka uragenda ugira ubuzima ese ubuzima buva ku byapfuye ikintu cyapfuye gitanga ubuzima cyaba kitabwifitemo kikabutanga ubwo rero aho ngaho nko kugira ngo twisunge abo bantu bakomeza kudutaba muri iyo mva batubwira ko turi mu buzima kandi turimo kwicwa rubozo nta kiza tuvomayo hari n'ibindi nk'umuntu abantu benshi barayobye ku buryo budasanzwe tugeze ku ndunduro
umuntu aravunitse amajije kuvunika kwa muganga ntagiyeyo hari uburyo ngo bwo kunga abandi hari abungishwaga imisororo akaba ariyo babakandisha ariko ubu haje ikoranabuhanga mu kunga umuntu wungisha ikibuno mu kibuno cye habamo imiti ubwo bigenza ate niba umuntu uvunika akicara hejuru y'aho wavunitse ngo ubwo arakuvuye kandi ko kugakira ubwo bubasha buba muri icyo kibuno ni bubasha bushingiye ku ki bushingiye ku mana abantu bose kandi bagira ibibuno urumva ikibuno cye gitandukanye n'icy'abandi niba kivuye ubwo se nta buyobe burimo aho ni ubuyobe hanyuma turimo dusoza unasezera abantu yego nyuma y'uko wakize ibizazane byose wahuye nabyo uburwayi bwawe kujya mu bapfumu ugasenga imana ugakira ubayeho ute ubuzima bwawe bumeze gute ubuzima ndimo rero kugeza ubu ngubu nkimara kuva mu mva y'isi yari yaranyubaraye hejuru imana ikongera kumurikira ikampagurutsa ikampa urumuri ubu ndiho ndakomeye ndasenga umuryango nakiriyemo niwo mbarizwa mu muryango w'iyogezabutumwa rishya rigamije kuvugurura ukwemera no gukizwa ibikomere ufite icyicaro mu by'imana niho mu rugo rwa roho mutagatifu hari amashami menshi za Ruhengeri Byumba henshi buri prefegitura igiye irimo iryo tsinda ry'abase intara none se prefegitura zirahari niba weho ukiri muri Rwanda rushya twebwe abashaje se ziracyari muri prefegitura akabazo k'amaze ubugeze imyaka ufite nk'imyaka ingahe warwaye imyaka 26 iyo twayumvise ufite imyaka ingahe bitagoranye bitakugoye ariko bigoye ntabwo wakora ese ko naze gutanga ndaguha ubuhamya bugufasha imyaka ntabwo iri bugufasha nta kibazo yego ubwo rero ubutumwa ntanze rega hari benshi bashobora kuba bavunika kubera ko babwumvishe ariko n'abafite amatwi yo kumva bashaka kugira aho bakwimuka bava bajya hari icyo byabafasha none rero si inyigisho se nigishije uwari uteze amatwi ashobora kuba yakuyemo ake none se ntibyaba byiza ncumye urugendo reka tugushimire mama Dativa reka tugushimire kubw'ubuhamya bwawe utanze ufashije abantu benshi ubavanye mu buyobe abantu benshi barayobye nk'uko batubwira guteka agaho k'inyamaswa yapfuye babungisha ibibuno hariho abungisha ibicucu hariho abashyiraho imiti gakondo utamenya ariko mu by'ukuri ikintu utavuwe n'Imana yo nyir'ububasha ntukivurwe na muganga yahaye iyo mpano ikabimutorera kwifashisha indi myuka mibi ni ukujya mu buyobe no kwangiza ubuzima dukomeza gushimira buri muntu wese ukomeje kudutiza amaboko ureba ibiganiro dukora akadushyigikira mujye hasi ahandikirwa comment mutere comment musharinge mubwire inshuti zanyu muze tugane inzira y'umukiro ngira ngo twagushimira cyane kwitabira ubutumire bwacu wakoze n'ubutaha ntitugukenera nizere ko tuzakubona ndahari rwose niteguye kubafasha aho munkeneye nanjye kuko uwamfashije hari icyo yarankeneyeho ashaka ko mpamamo nkongera kugihamya dusoza rero nk'umuntu wambwiye ati mba mu muryango w'iyogezabutumwa dushyirireho isengesho ariko urigire ritoya dushyirireho isengesho hanyuma dutware natwe ku ngabire wahawe
Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Twongeye kugushimira Nyagasani Mana yacu. Twongeye kugushimira kuko uduha ingabire y'ubuzima uko bwije n'uko bukeye. Nyagasani Yezu, reka tugusingize kuko ari wowe watwiremeye mu ishusho n'ibiganza byawe, ukaduha ishusho yawe, ukongera kuduha ubuzima butuvugurura, ukatugena ingabire ya Roho Mutagatifu ikomeza kutubera urumuri ngo tumurikire isi.